cyo mbwira mwana wanjye nkundira tuganire ese koko urankunda ninjye muremyi wawe nakuremye ngukunze ese nawe urankunda naguhaye inzandiko niwe rushyuza isoma kandi arizo kuguhesha ubugingo uhanze amaso iby'isi bishirana nayo nibyo byakunyibagije uko nahoze n'ubu niko ndi isezerano ryanjye ntirihinduka ngwino mwana wanjye jyaho ugomba kuba n'ubu niho ndi gira umwete wo kuba aho ugomba kuba n'ubu niho ndi ngaho ngwino mwana wanjye jyaho ugomba kuba n'ubu niho ndi. Amen. I received a feedback from somebody in South Africa. Oh, wow. I think he was so consumed in drugs, so consumed in the things which is not related to Christianity. And then he sent me a message. He was like, brother, this song of yours, Esura Hunda, it's changed my mind. Wow. I turned back to church. Wow. I am preparing myself for a baptism. And then already he's baptized. Wow. He's a baptized believer and a good one. Wow. And that one touched That's my good. life. Yeah. If I'd go back and say about the best feedbacks I received, that one would be among them. Yeah. True. Well. This is Sun Talks podcast, and I'm Sunny. Like I don't have something which pushes me. So and I want to do everything that can make God famous. And my mind was like, I said wahala. Yeah. The first word that came out was like wahala. What's this? Because my mind couldn't grasp it at that time. Muraho neza, iyi ni Sun Talks podcast nk'ibisanzwe, nizere ko mumeze neza mwese. Njye nitwa Sunny, nk'ibisanzwe twagarutse nanone. Uyu munsi rero ewana byaje gucamo ibyacu. Yaje gucamo, turashima Imana cyane ko Elise Mpane yabashije kuza. Welcome. Thank you. Ndishimye cyane ko byakunze ko waduhaye umwanya wawe. Ndashima Imana rwose. I hope ko ibintu byose bigiye noneho kuryoha, tugiye kuramya koko cyane. Blessings wakoze cyane. Yeah. Mpano Elise rero ku batamuzi nubwo ntekereza ko ari bakeya muri mwe, ni umuramyi, ni umuhimbyi w'indirimbo zihimbaza Imana, ni umuproducer, aratoza, gutoza amakorale, sinzi ko wabyita kundi buriya wabyita coaching. Coaching, yes. Ni umucoach w'amakorale menshi, aribuze ko yatubwira. Elise akora ibintu byose bihuye n'indirimbo zihimbaza Imana. Turakwishimiye cyane. Murakoze cyane. Wakoze kuzi. Natwe twishimiye kuba ahangaha. Yeah. Tujya gutangira turirimbira rero akaririmbo uhisemo. Tubwire impamvu ko itumye ari uhitamo bwa mbere. Okay. Yeah. Tugiye kuririmba indirimbo yitwa
Data wa twese ni Okay. indirimbo nasohoye nko muri 2023 ariko nkunda kwiheraho kubera ko ni isengesho Okay. Wow. Ivuga ni isengesho riboneka muri Bibiliya nk'uko Yesu yarivuze kakundi. Okay. Data wa twese uri mwijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibeho mw'isi nk'uko biba mw'ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, uduharire imyenda yacu nk'uko natwe twahariye abarimo imyenda yacu. Nuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubiri, kuko ubwami n'ubushobozi ari byawe none n'iteka ryose, kuko ubwami n'ubushobozi ari byawe none n'iteka ryose, ari byawe none n'iteka ryose. Ari byawe none n'iteka ryose. Amen, amen. Amen. Amen, okay. That's a beautiful song. Thank you very much. Okay, Elize rero wahimbye indirimbo nyinshi. Yego. Izawe by the way Elize afite konti kuri YouTube cyangwa channel acishaho indirimbo ze, yanditseho Mpano Elize, muhasange rwose mujye kureba indirimbo ze ni nyinshi. Abatara subscribinga mugire vuba bagire ariko uhimba n'indirimbo utanga ugaha amakorale y'abakorale yawe uririmbamo, ariko n'andi makorale. Muri izo ndirimbo zose niyihe ukunda cyane? Ni ikizamini gikomeye ariko ntekereje vuba hari indirimbo ebyiri zihita ziza ako kanya. Okay. Imwe niyo nahimbye ku giti cyanjye nanasohoye kuri channel yanjye yitwa Ese Urankunda. Iya kabiri yitwa Isezerano Rishya, ni ya Clarion Call, ni nayo recent release. Yes, yeah. Which is a nice song. Sure. A indeed. perfect song. Thank you very much. Yeah. Ifite ukuntu mu control amajwi ewana. Umva abantu bayumvire mu speaker yabo, it's something else. It's something else. Yeah, it's a perfect song. Iyo ngiye uvuze Ese Urankunda. Ese Urankunda. I love that song. Thank you. Wayitirimbira. Cyane. Thank you. Cyo mbwira mwana wanjye, nkundira tuganire, ese koko urankunda? Ninjye muremyi wawe,
nakuremye ngukunze ese nawe urankunda naguhaye inzandiko niwe rushyuza isoma kandi arizo kuguhesha ubugingo uhanze amaso iby'isi bishirana nayo nibyo byakunyibagije uvuga ko unkunda ubibwira n'abandi nyamara siko bimeze ntukivugana nanjye wibagiwe n'inzira ikugarura imuhira iyo ndebye ibyo urimo bitagukwiriye amaso yanjye aze ngamwamarira ndagukumbura cyane kurusha uko ubikeka mwana wanjye garuka ibuka isezerano ry'imbabazi impuhwe zanjye nahaye basogokuruza ko nubwo wanjya kure ukivuruguta mu byaha sinzigera nkwihakana cyo ngaho fata inzira ugaruke iwanyu gutegerereje ku marembo nzaguha izina rishya nkwita uwacunguwe nzakubabarira rwose ndacyagukunda mwana wanjye sinzigera mpinduka ibyaha byawe byose narabyishyuriye witinya ngwino ndakwakira ndacyagukunda mwana wanjye sinzigera mpinduka ibyaha byawe byose narabyishyuriye witinya ngwino ndakwakira witinya ngwino ndakwakira wowe wazimiye witinya ngwino ndakwakira wahabiye kure witinya ngwino ndakwakira Yesu n'umunyembabazi witinya ngwino arakwakira. Amen kabisa. Amen. Uzi abazungu ko bakunda kuvuga ngo bagize goosebumps. Yeah. Sinzi mu Kinyarwanda uko bazita rwose.
It's a beautiful song. Yeah, thank you. And ufite ukuntu nyine winjira muri iyo moma yawe, which is perfect. Thank you very much. None se uri guhimba iyo ndirimbo byaje bite? Nyihimba bwa mbere nari nagize idea ngiye muri repetition. Urabona, by the way, abatabizi ndirimba muri kwaya yitwa Clarion Call Ministry. Mwayireba kuri YouTube. Abayizi abatayizi mukayimenya. So twari turi muri repetition umunsi umwe. Urabona iyo tujye kurepeta hari ukuntu tubanza gukora devotion some minutes before ya repetition. Hari Friday evening, and then my brother Olivier, shout out to you. Niwe wa sharing ijambo ry'Imana that evening. And then he was like, Esura nkunda niyo yari title. Wow. Niyo yari title. Ariko ku basomye Bible yari ari kuvuga kuri story ya Petero na Yesu. Urabizi ko Yesu yigeze kubaza Petero, ariko Petero urankunda? Yego. Ati ndagukunda. Ati Petero urankunda? Arongera bwa gatatu ati Petero urankunda? Petero aravuga ati nami ni wowe ubizi. Yego. Sibyo? Yumva nyine impamvu Yesu ari gukomeza kwitsa aho hantu hashobora kuba harimo ikibazo, kuko yarabizi ko Yesu we areba no mu mutima. Yego. Noneho hashize iminsi mikeya koko Petero urabizi ko yaje kugambanira Yesu. Kandi niwe wabanje kuvuga ati ndagukunda. Njyewe rero nahise mbikurura muri context y'ubuzima busanzwe. Twese uko dusanzwe bishobora no kuva muri Bibiliya cyane. Ushobora kubwira umuntu ngo ndagukunda, ariko at the back ukamustabinga, ukamugambanira n'ibintu nk'ibyo. Navuze ati ibi bintu se ko bibaho mu buzima bwacu bisanzwe bw'ubushuti n'abantu bisanzwe abo mukorana, ni ibintu biba bishoboka. Noneho ndatekereza ati se natwe abakristo hafi ya bose tuvuga ko dukunda Imana. Nta muntu n'umwe uzabaza ngo ese ukunda Imana, ngakubwira ati wapi. Ariko Imana muri 1 John yaravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Noneho Imana ije none ikakubaza, ntikubaza ngo urankunda, ikakubaza ati se ubahiriza amategeko yanjye. Abantu bari confident ko bahita bavuga ati Imana ndayubahiriza, ni bakeya. Sibyo? Noneho rero icyo nicyo kibazo n'ubundi. Ese urankunda? Bijya gusana ese ukurikiza amategeko yanjye? So I was like, nabishyize nkaho ari Imana iri kubwira abantu. So it's a message from God. Ese urankunda? Ko naguhaye izandiko, I gave you the Bible, ariko ntabwo ukiyisoma. Niho tuvuganira, I gave you another way, na kwigishije ko ugomba gusenga kugira ngo dukominike, ntabwo bikora. N'amategeko yanjye ntuyubahiriza, n'abantu ntubabanira neza n'urugero. So iyi message rero nayizanye iturutse ku Mana, ariko no kugira ngo abantu bigenzure. Twese twigenzure turebe mbese koko iyo tuvuga ko dukunda Imana turayikunda, kandi nukunda Imana uzakunda bagenzi bawe muri societe, nabo bazabibona kukunda Imana. Simply nuko nguko. Wow. Okay. None se ukuntu abantu bayakiriye? Yego. Mwasohoye aka teaser. Yego. Mbere cyane hakiri mbere ko receiving mbere naho njya ku indirimbo, njya kuri YouTube ndashakisha ndabura. Ubwo nyine mbaza Olivier, ese indirimbo iri hehe? Yego. Ati rindira sani rwose, rindira ujye tuzamo uzayi receiving, and then iraza. Ukuntu yakiriwe n'abantu niko we expectingaga ko izakirwa, kuko abantu bare receiving n'amasitatu yose kuri Instagram hose, ibintu biracika. Niko we expectingaga ko iri bube that viral. Ntabwo nabyo expectingaga. Sibyo ko nta kiri viral cyane, ariko okay, in some community. Yes, it is. Hari n'abantu bayikunda benshi, njya mbona mwarakoze cyane, njya mbona feedbacks zanyu, ariko
harimo abantu bayikunze wenda kubera ukuntu ihimbye, kubera melody, kubera amakoro ayigize na music ukuntu yubatse, abo nabo babaho cyane. Ariko ibyantunguye cyane nuko abantu bayikunze kandi ifite na message iri deep cyane. Mu busanzwe kuko nanjye hari igihe njya nyiririmba ntaheruka nkumva it is talking to my heart in a different way. Yes. It's kind of new buri gihe. Kuko ni mu gihe turi ku isi, we still need a message to deliver us. So abantu rero akenshi ntabwo dukunda kumva ibintu bituma tu reflectinga kuri twebwe, twitekerezaho tuvuga ati ariko ya message igukubitaho ugahita uvuga ati uzi ko ndi mubi. Ibyo ngibyo abantu ntabwo bakunda iyo moment cyane. Yego. Abantu bakunda kubaho bishimye, bya bintu bibatera kagahinda ko kuvuga ati narahemutse, ntabwo biba cyane. Ubwo rero icyantangaje ni ukuntu abantu bayikunze, mbishimira Imana kuko ni Imana iba yabipushinze. Bishimira Imana cyane rwose. Ewana ni indirimbo nziza cyane, it's a beautiful song. Muri Clarion hari indirimbo nyinshi wahimbye. Yesu abasha kugukiza, umutima wanjye, gira umwete, Yeriko ni yawe, goma ku rugamba n'izindi. Muri izo ndirimbo rero jyewe hariyo nkunda bya hatari. Umutima wanjye it's a perfect song. Niba waturimbiraho gatoya wenda and then ugahita utubwira ukuntu wayihimbye. Mutima wanjye we ngaho hagarara, ujya hirengeye uvuga ibyo yakoze, kuko imirimo ye irenga ubushobozi bw'iby'ubwenge bwanjye bwabasha gutekereza. Mbaraga zikomeye zitaboneshwa amaso, nizajya turindisha ku manywa na nijoro. Ese watanze iki ngurindwe bigeza aha, gahora ngurura ushime Uwiteka. Bintera gushima maze ngashyira hejuru izina ry'Umwami, kuko rwose ahebuje. Twinjire mu rusengero rwawe tuvuga ko wabaye Imana idahemuka. Indirimbo ndayikunda cyane n'abantu benshi, ndabizi ko umuyikunda namwe. Ndashaka umbwire rero, iyi ndirimbo iravuga umuntu wicaye mu rusengero agashima Uwiteka ibyo yamukoreye. Yakuje muri mu rusengero? Oya. Okay. How did it come up? Ntabwo nari mu rusengero, ahubwo ni indirimbo yaje kubera ko numvaga ko tuyikeneye. Kuko uramutse urebye nk'indirimbo twakoze bwa mbere, twasohoye mbere yayo, inyinshi zifite message itandukanye. Ntabwo zifite message yo gushima, zifite inyinshi ahanini zifite message ya mbere n'imbega urukundo, ifite message ivuga nyine ukuntu Imana yaducunguye, the amazing love. Noneho izindi zivuga ati nkiza,
ndokora ibintu nyine bituma Imana idukura mu bibazo turimo no gukomeza abantu ijoro ribuditse ku buryo umuntu ufite ikibazo ashobora kureba izo ndirimbo zikamufasha. And then naravuze nti dukeneye indirimbo noneho ishima Imana, yo gushima Imana, kuko nyuma yo gukenera Imana nanone tugomba kwishimira ku byo yadukoreye, kuko nabyo ni byinshi. Noneho kandi ifite n'injyana itandukanye n'izari zabanje dukora, kuko ahanini zimwe zari mu njyana z'ama Southern Gospel, ma blues, ibintu nyine biri hafi cyane kuriya bitari mu njyana ya worship. Then naravuze ngo reka tuzane worship, noneho of course ifite n'injyana yo gushimira Imana n'amagambo yo gushimira Imana. And then I went home after practice nanone, I sat on my piano, ntangira gucuranga nshaka melody. Nyirangije nibwo nafashe telefone mfungura notepad ntangira kwandika. Biza gutyo? Yego, byaraje. Wow. None se wabwiwe like mbere uhimba indirimbo yawe ya mbere, wari ubizi ko usanzwe ufite impano yo guhimba, tuvuge wenda nk'abantu bahimba tugenda ama poems, aricara kumva ikintu kimujemo and then you write and I don't know how it works, kuko mwebweho none ntabwo ari ukwandika gusa, muragenda mugakreya na musique n'iki byose. Wowe bwa mbere wabwiwe n'iki kuzi kwandika ubundi? Ntabwo nari mbizi rwose, ntabwo nari mbizi kuko urugero rwihuse niyo ndirimbo uvuga tujya tunabibona natwe ko hari abantu benshi bayikunda. For example nk'iyo turirimbye muri church ubona ko atmosphere yahindutse cyane. Ariko nubwo abantu bayikunze, njyewe ntabwo nayikunze nkihimba, ntabwo nayikunze ku buryo narabihimye ndabihimba ndavuga nti no, ntabwo ibi bintu ngomba kubyigisha korari. Yego, reka nitonde mbanze numve ngo ni ibiki. Yego. And then mpita ndikodinga ibyo nari maze guhimba melody gusa hatarajyamo amagambo, mbyohereza Olivier. Olivier rero arabyumva avuga ati bro indirimbo izane nkagumya nanone kwitangira kwa kundi uba wageze muri practice ugomba kwigisha abantu indirimbo, ariko ugahita ufata indi programme ugahita usubiramo izindi ugakosora n'iki. ndavuga nti reka mbe ndetse, ariko umunsi nayigishije natungwe no kubona abo nyigishije bwa mbere bayikunze na public mbona audience irayikunze. So byarantunguye, ntabwo nari nzi ko ari impano ku rugero runaka. Ntabwo nari mbizi. Ugenda ubidiscoveringa gake gake ko ufite impano ngari cyane kukurusha, kuko hari abantu benshi bazi n'indirimbo zawe nyinshi ariko wenda batazi umuntu, kubera ntabwo ari umuntu uri public, ntabwo akunda kuba public cyane if I'm not mistaken. And abantu rero, this is a great moment for them to know you better. And then wakamenya nyine naho indirimbo zawe zagiye ziva, inspiration, ukuntu nyine byagiye bigenda. Do you have another song for us? Sure. Yeah. Iyi ndirimbo ni it's my recent release actually. Yeah. Yitwa Wowe Utanga Ubuzima. Wowe utanga ubuzima ku magufa yumye, uyu munsi unyuzuremo by'iteka, suka imigisha ku bwoko bwawe maze isi yose imenye ko dufite Imana. Mana uri mwiza, barahirwa bizera ijambo ryawe, n'ukuri Uwiteka ariho abereye mwiza bamutegereza, niwe ukomeza intambwe zanjye zirinda iteka ngo narimbuka,
kubw'ibyo byose sininyibiza bejo kuko nzi kwa bifite mu kiganza uhereye none ukageza iteka ryose izina rye rikwiriye guhimbazwa wowe utanga ubuzima ku magufa yumye uyu munsi unyuzuremo by'iteka suka imigisha ku bwoko bwawe maze isi yose imenye ko dufite Imana Mana uri mwiza barahirwa bizera ijambo ryawe njye nzaririmba imbaraga zawe kuko wambereye igihome cyanjye nzaririmba mu gitondo kuko wambereye umutabazi mwami tuzure twebwe abarembejwe n'ibyaha mwami tuzure natwe turambaza izina ryawe wowe utanga ubuzima ku magufa yumye uyu munsi unyuzuremo by'iteka suka imigisha ku bwoko bwawe maze isi yose imenye ko dufite Imana Mana uri mwiza barahirwa bizera ijambo ryawe Mana uri mwiza barahirwa bizera ijambo ryawe kubw'amaraso yatugize abe ntawabasha kutuvuvunura mu kiganza cye kubw'amaraso yatugize abe ntawabasha kutuvuvunura mu kiganza cye kubw'amaraso yatugize abe ntawabasha kutuvuvunura mu kiganza cye Amen. Love that song. Ya ndirimbo nayikunze cyane nayo ariko nakweretse akavideo ko mu ma petite niece wayirimbye afite 3 years. So lovely. Yeah, kabisa kariya akavideo yakarecordinze on her birthday. Wow. And then nyine bari kumwereka amaklipe igiyemo rwose azikwigendamo neza. She's very good in songs and she loves you very much. Irashimishije cyane. Dina rwose shout out to you. Imana bahumugisha Dina na family. Yeah. Ufite rero abafana benshi. Like yeah, would we call them abafana? Like okay, aba admirers. Usibye ko bose n'ubundi babaho hari abafana hari n'abakunda bitandukanye yego rero muri abo bose rero ninde wakubwiye ninde waguhaye compliment nihe compliment baguhaye yagusigaye mu mutwe irenze izindi kuri iyi ndirimbo cyangwa no in general yeah biragoye guhita nyibuka ako kanya guhita nyibuka ako kanya ariko hari comment yanshimishije mvuze wenda nko ku isezerano rishya ya Clarion hari comment yanshimishije rwose ni ya mama nabonye comment ya mama namwoheje akalinki avuga ati wow
ati nubwo ntazi ibintu by'umuziki ariko ndabona ibi bintu ari byiza. Oh, wow. Ati I can tell Yeah. ibi bintu ni byiza rwose, ni byiza na message ni nziza. So iyo ngiyo yari nziza kabisa. Wow. Yari nziza. Shout out to mama. Turamusuhuje aho ari. None se hari ijambo abantu bakunda kuvuga nyine ngo nta muhanuzi uhanura iwabo. And you have siblings, n'ababyeyi. Wowe uhanura iwanyu? Bijya bicamo bakabyemera cyangwa baragutinga? Bitangiye kuza ubu ngubu nibwo byaza. Ubu nibwo byaza kuko actually nabo ntabwo bari bazi ko nahimba indirimbo nkayiririmba igasohoka abantu bakayikunda nkacuranga bikagenda. Ntabwo bari bazi ko bishoboka. Njya mbyibuka mama ntabwo ati ariko njyewe ndi kwiga gucuranga bimeze neza kandi maze kubimenya nibura. Avuga wowe se urusha runaka urumva. Noneho nabo tuvukana nuko sister wanjye mukuru nawe nuko ubu ngubu yaravuga ati byarantunguye. Ariko ubu ngubu nyine mbona babikunda kandi ni byiza cyane. My family it supports me. Iyo twagiye gukorera ibitaramo ahantu bari baraza paparaza ntabwo yamenya ko turi ahantu ngo areke kuza. He always come through. N'abavandimwe banjye nuko nguko ubu ngubu rwose navuga ko basigaye bavuga ati noneho bariho barabibona. Wow, amazing. None se ufite aba siblings bangahe? 4. Okay. Niwe ufite mushiki wawe mukuru? Yego. Your sister? And then niwe uhita ukurikira? Oh, okay. Akurikira undi wa 3. Oh, you're the 3rd. Okay, wow. Nice. Ni nziza cyane. Sasa rero mfite utubazo nise TikTok questions. Yego. TikTok questions ni utubazo tumwe dukeya usubiza wihuta kugira ngo utatubeshyamo utabitekerezaho cyane, and then tukakumenya birushijeho nyine personally. Yeah? You ready? Sure. Yeah, ready. Okay. Here are some fun questions. The first one is, in your childhood, what was your microphone like? Was it a hairbrush or maybe a spoon? What was it? I think it was something like a pen. A pen? Yeah. Well, a pen. Okay, wow. At home, I used to take my pen and then I used to go on the table and start beating. Like, who want to beat drums and stuff, you know? Yeah. Okay, wow, amazing. Your go-to song, what is it? Like your favorite song? All the time? Yeah. That one would be... Oh, only one? Okay, give us 3 then. Okay. Esura Nkunda, Isezerano Rishya. There's a song that I love so dearly. Nubu Nihondi by James and Daniela. Yeah, that's a beautiful song. It has a very profound message. I love that song so dearly. It pushed me so much. Yeah, that's and I love that song. Yeah, it is a beautiful one. And others. Yeah, it's a long list. Yeah, I can tell. Okay, what is your favorite singer in Rwanda? Singer or choir? A singer. We go to the choir right next to it. I have a lot. Yeah. I have a lot. It's pick. Not easy. It's pick not one. Easy to. Like in known artists, I can say. Jideo is among them. Yes, a good artist I admire, Olivier and René Patrick. René Patrick. He's good. Of course, James and Daniela Babi-Clever. Yeah. And others. Yeah. And others. Yeah. Okay. Okay. Cool. And what is your favorite choir in Rwanda?
in Rwanda. Except Clarion, of Except course. Clarion. Yeah. Except Clarion, I would say. So I'm gonna give you a list. Okay. Okay, Because cool. Yeah. gonna give you a list. So Okay. there is this choir, Écho du Ciel. So that's good. Yeah, they are good. True Promises. Yes. they're Chorale good. de Kigali. Which is amazing, by the way. Yeah, they're doing Yeah. classical music so Yeah. amazing, and ever since Yeah. 1965, so they have a big reputation in. Yeah, They're doing yeah. amazing, and Yeah. and other choirs. Yeah. Mm. Okay. Senders and Écho du Ciel and True- Chorale de Kigali, yeah. True Promises. Ambassadors and Clarion. I know Clarion is in the last one. I think it is the first one for you. Yeah. Yeah. Your favorite singer in the world, like your favorite one. Yeah. I love Peter Collins. I love Russell White. I love this guy who's working with Gaither Vocal Band nowadays. Chris Blue. Chris Blue, He Marvin is Crisper. great. Yeah. He And is others. great. Yeah. Yeah. He is great. And Smokey Norfolk. Yeah. And others. Okay, cool. Okay. What is your, like, we do all have the gospel song that, kind of changed our lives. What would be yours? Do you mean among the songs I've composed, or No. the other songs? Yeah. The other songs, I'd say Nubu Nihondi again. Again, James and No, Dana. no, It is a yeah. very profound song, Yeah. as you say. Yeah. Yeah. You're so. It actually reminds me that where God was the time I was with Him is this the same space He is in Right. today. Yes, true. Because Christians, they do have ups and downs. Every day ups and downs. Of Today I course, of sin. course. Tomorrow I ask for forgiveness, and then Mm. I am straight. Nowadays I'm stumbling. So Mm. that song reminds me that the place where God is. So even right now, if I sin again, I am to go to Him, ask for forgiveness, and Yeah. we continue a relationship on a smooth and good pace. Yeah, would you sing a little bit of that song, please, like a chorus? Yeah. Uko nahoze nubu niko ndi, isezerano ryanjye ntirihinduka. Ngwino mwana wanjye, jyaho ugomba kuba, nubu niho ndi. Gira umwete wo kuba aho ugomba kuba, nubu niho ndi. Ngaho ngwino mwana wanjye, jyaho ugomba kuba, nubu niho ndi. Amen. And you know what is beautiful is that the singers can change lives of people without knowing it. Yeah, sure. They can touch lives of people. I know the story that a guy told me he was about to suicide himself. Yeah. And then he heard a song. He changed his mind because of one song. I know, right? So, shout out to you guys. You are doing great, and we honor you. We appreciate you, and God's you are the blessings. best. It's God's blessings. Yeah. Yeah. Recently, I received a feedback from somebody in South Africa. Oh wow. I think he was so consumed in drugs, so consumed in the things which is not related to Christianity, and then he sent me a message. He was like, "Brother, this song of yours, Esura Hunda, it's changed my mind. Wow. I turned back to church. Wow. I am preparing myself for a baptism." And then already he's baptized. Wow. He's a baptized believer and a good one. Wow. And that one touched That's my good. life. Yeah. If I'd go back and say about the
the best feedbacks I received, that one would be among them. Yeah, true. Mom too. We thank you, Mom. Yeah. But people are touched really, and it's beautiful how God can touch everyone in one way or another. Yeah, sure. And you help him do that. Yeah, it is amazing. That is great. Yeah. That is great. I would love to conclude in your most embarrassing moment on stage. What would be yours? I know that everyone has one. So, what would be yours? So hard to recall. So hard. It's very hard to recall. Yeah. Most embarrassing moment. Have you forgotten a note or something? I not? Yeah, or maybe a lyrics when you were on stage. Yeah, I forget lyrics. Yeah, it happens. Everyone does. It happens. Yeah, okay. But then it's not the most embarrassing time, because at the time you find a way of, reconnecting to the song with another new word, maybe. Yeah. No. Okay. So it's hard to recall that. Cool. Yeah. I would love for you to end up by telling your fellow singers nihe nama wagira aba singers bagenzi bawe nyine mwese muraririmba and gospel songs which is amazing, but nihe nama wagira bagenzi bawe baririmba wumva ko ari nyine ikintu bagomba gutahana? abaririmbyi muri rusange, kandi nanjye ndimo, nabagira inama yo kuba abakristo mbere yo kuba abaririmbyi. kubera ko after behind the screens, behind the microphones, turi abantu basanzwe. Abantu bose ni abantu bafite ubuzima bwabo busanzwe. Ubwo rero ni ikibazo ko waba uvuye kuririmba ariko then you shift the life ukajya mu bundi buzima butari bwiza. I know ntabwo umuntu wakwishoboza kuvuga ngo ngiye kuba umukristo from now on, sibyo? Ariko rwose ni ugusenga cyane, tugasaba Imana kugira ngo tube abakristo mbere yuko tuba abaririmbyi. Kuko kuba abaririmbyi nta kintu bimaze mu gihe umuntu atari umukristo, kuko at the end of the day you can perish. So that should not be a reward of a singer. Ubwo rero no spend time with the word of God, and praying, kandi noneho ku bijyanye na ubwo musically, spend time exercising. So if it's warm-ups, if it's exercises, take time to enhance your version. Be a better version of yourself every day. Kugira ngo nyine ntabwo ari ikintu cyiza ko niba wari kuri level uyu mwaka n'undi mwaka usanga ariho ukiri. Kuko n'Imana urabyibuka ko yahaye abantu amatarano. Those were talents. Noneho igarutse babajije ati wowe wabyajemo iki? 5 zabaye 25 something. Undi aravuga ati mwami uri umugome kabisa, uri umugome cyane, narakubonye ntabwo uri umuntu mwiza. Naragenda itaba mbona ushaka kwikubira, gushaka inyungu ngo urashaka, urumva? Ariko nyine Imana niba yaraguhaye impano ni privilege. Usibye no kuba ushobora kuyikoresha muri ministry, uvuga ubutumwa, abenshi hano hanze hazira n'abatunzi. So ishobora kuba uburyo bwo kuvuga ubutumwa, ishobora no kukubera igishoro. So take time to enhance until you become the best version of you. True. Amen to that. What is your message to your fans? And your closing remarks, of course. To the fans, I love you so much, and the lovers and the admirers of what we do, we appreciate you so much, because it's very rare to do a thing and
expect somebody to love it. Right. That is a blessing. It's a huge blessing, because you can't force anybody to love something. Exactly. Yeah, it's just a blessing for you guys who love what we do. God bless you so much, and stay in touch. We are going to drop a lot of things after here, which are going to be a blessing to me and to you too. All right. Yeah. Well, thank you for coming. You're welcome. Thank you. Thank you very much for hosting me. And you guys, you are very welcome. I brought him for you people. And tubonane kwa kane utaha. Imana ibamugisha. Amen. This is Sun Talks podcast, and I'm Sunny. Like I don't have something which pushes me. So, and I want to do everything that can make God famous. And my mind was like, I said wahala. The first word that came out, I was like, wahala. What's this? Because my mind couldn't grasp it at that time.